Hello, nongere mbasuhuze inshuti zanjye. Ndizera ko mumeze neza kandi ko mukomeje kugira gute gukurikira intego zanyu, muharanira gutera imbere, kwiteza imbere, muharanira umunezero wanyu. Murabizi yuko ibyo bintu bibiri ari ibintu dushyira imbere kuri uru rubuga rwo kwiyubaka nyine. Turiyubaka hano, ni ukuvuga ngo twubaka imitekerereze yacu, tukagira imyumvire ishobora kuduhindurira ubuzima, tukagira imyumvire ishobora gutuma tuba abantu bahamye, bashinzwe ubuzima bwacu babuganisha heza, babayeho neza, bamerewe neza, banezerewe, nta bintu by'imibabaro, nta bintu byo kwibagirwa. Wibi turi abantu hano bikunda. Murabizi abantu tugendana ibiganiro dukorane muri ubwo buryo, ntabwo turi mu bintu byo guta igihe, ntabwo turi muri byacitse, turi guhindura imyumvire kugira ngo tube abantu bamerewe neza. Hanyuma rero abagaciro tugendana, ndabibutsa ngo abatari biyandikisha, mwibuke gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, kandi nimukunda n'ikiganiro nyaboneka mujye mwibuka gushyiraho like ni ngombwa cyane, burya ituma YouTube yerekana ibiganiro, noneho bigatuma n'abandi bantu babona ibiganiro. Hari abantu benshi bakeneye kunguka inama z'abandi, hari abantu benshi bakeneye nko kumva ikiganiro kikaba cyagufasha. Murabizi hari abantu twatangiranye, murabizi ibiganiro byacu n'ibiki bituma duhinduka abantu bahamye, bamerewe neza muri twebwe. Ntabwo nikunda abantu umuntu usanga ari aho mu gahinda kubera abandi nabugira gute, abandi bangire gute. No, wowe ufite inshingano z'ubuzima bwawe kugira ngo gira uteze imbere. Uyu munsi rero turaganira nyine ubujyanye n'urugo, uburyo nyine tubaho neza, tukagira ingo nziza, kubera ko nabyo biri mu bintu bigize umuntu. Mwayibonye nyine ingingo tuganiraho, inkingi shingiro z'urugo, inkingi ni ukuvuga ngo ibintu bikomeye by'ishingiro bishobora gutuma urugo rwawe rukomera, bikomeza urugo rwawe rubamo rugashikama, rukaba urugo rudasenyuka uko rubonetse. Murabizi burya ni ukuvuga ngo inkingi, munabyumva, ni ikintu gikomeza inzu. N'inzu bayishinga inkingi nizo zibanza kugira ngo iyo zikomeye n'inzu ntabwo inyeganyega. Ni ukuvuga ngo inkingi rero zigomba kuba ari ikintu gikomeye, gihamye, gituma nyine ya nzu ishikama. No mu rugo rero n'urushako na mariage ni kimwe, hari ibintu bituma rushikama, nibyo tugiye kuganiraho. Kandi iyo ubikurikije ugera ku rugo rwiza, wubaka urugo rwawe rugakomera. Iyo mubikurikije mwembi bisaba uruhare bwa mwembi babiri, umugabo umugore, ibintu bikagenda neza. Ikintu nabanza kukubwira ni ukuva utagomba kugendera burya ku bintu abantu bakwereka, ukareba abantu ukaba wakwifuza abantu ubona hariya ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu benshi biyerekana ko bakundanye, ku rugo rwabo rumeze neza. Biriya ntukajye ubigenderaho ngo wumve yuko wowe urugo rwawe ari rubi kubera yuko umugabo adakora ibi n'ibi. Biriya biyerekana, biriya by'amafoto, abantu bajya gutanga ubuhamya, turakundanye, amafoto kuri Facebook, kuri Instagram cyangwa kuri profile ya WhatsApp, ugasanga abantu barerekana umugore n'umugabo bifotoje gukundana n'ibyo byose. Hanyuma ukaba wagwa muri uwo mutego wibwira ko we urugo rwawe udakunzwe kubera ko mugenzi wawe adakora nk'abirubona ku mafoto. Biriya ndashaka kukubwira yuko biriya atari byo shingiro, atari ikintu kigaragaza ko urugo rukomeye. Amafoto y'abantu y'amakouple yerekana ngo warakundanye, ndakwibutsa uw'agaciro ntakagutesha umutwe, ntibikagutesha umutwe. Biriya byo kwiyerekana ngo abantu barakundanye, abantu bari bahana keya, romantike, ibiki byose murabazi. Abantu bameze gutyo bajya no kubeshya ngo barakundana, byose ni ukubeshya. Iby'inyuma ntukabigenderaho, ugomba kumenya ibintu shingiro bituma urugo rwawe rukomera. Bari benshi hari igihe uhashirigiye ukabona rurasenyutse. Kandi ngenzi n'abantu bameze gutyo bakina imikino yo ngo bakundanye, mu bantu aho bageze barakundanye, n'ubu ndabazi benshi ngo zabo zirasenyuka, ukabona nirwo rwasenyutse, wumva ko ari bo bibazo bahora bahondagurana no mu rugo,
karayo wiyerekana. Ntukajye ugendera kuri ibyo. Wowe ndakuganiriza izi nshingiro, ibi bintu bine ibyo ugomba kumenya kugira ngo ugire urugo rwiza, urugo ruhamye, mwebwe mwembi mukabiharanira. Ikintu rero cya mbere, ikintu cya mbere ugomba gushyira imbere mu rugo rwawe gituma urugo rwawe ruzakomera, nicyo ngiye kugukangurira muri aka kanya. Ni ikintu cyitwa iki? Kuganira. Kuganira byo bita communication. Ntabwo ari ukuganira ngo muce muvuga oya. Kuganira mvuga nubyo bita kumenya gutega amatwi undi ku buryo ushobora kwishyira mu mwanya we. Mwumvise? Gutega amatwi undi ku buryo ushobora kwishyira mu mwanya we. Noneho kugira ngo bigufashe gushobora kwiyumvisha ukwamerewe muri we, ubyakire uko biri, kugira ngo nyine bigufashe iki? Ushobora kumwereka ko umwumva, ko wiyumvisha ibyo ari kubamo. Icyo nicyo bita kuganira. Kwishyira mu mwanya, uganira wishyira mu mwanya wundi. Iyo ushobora kuganira wishyira mu mwanya wundi, niwe ushobora kwiyumvisha uko amerewe. None ukaba ushobora kugira ibyo wakora. N'abantu benshi ntabwo bazi kuganira. Ugomba rero kumenya gutega amatwi kuri ubwo buryo nyine, kuri ubu buryo dusobanuye. Ugatega amatwi wishyira mu mwanya wundi kugira ngo ushobore kumwumva. Ni ibintu bikomeye binanira abantu benshi, kandi nyine ntabwo bikomeye, ariko bikomereye abantu benshi kubikora. Ariko ndakubwiye, iyo wamenye gutega amatwi umuntu kuri ubu buryo, bituma urugo rwawe rugenda neza. Ingo nyinshi rero zibura iki kintu. Ingo nyinshi ntabwo ziganira uko bikwiye. Ingo z'Abanyafurika cyane cyane ntabwo undi ashobora kwishyira mu mwanya wundi ngo yiyumvishe uko amerewe bitewe n'ibyo amukorera. Urabubana n'umugabo cyangwa se urabana n'umugore, umuntu akagukorera ibintu bikubabaza kandi agakomeza abikora. Wenda unamubwira uti hano bite, agakomeza. Ni ukuvuga ngo yabuze iki? Kwishyira mu mwanya wundi uyumve uko amerewe iyo akoze ibyo bintu. Gutega rero amatwi undi, ukamuha igihe, undi akavuga igitekerezo cye, akakivuga atuje. No kuganira no kuvugana utuje. Kuganira iyo mutonganye ntabwo ari ukuganira, utuje. Noneho n'undi agatanga igitekerezo cye nyuma, nawe atuje. Niyo cyaba gitandukanye n'icyawe, ariko ni ngombwa ko igitekerezo cya buri wese gitambuka. Noneho ubwo muri uko kuganira nyine buri wese yishyira mu mwanya wundi, nibyo bizabafasha gushobora kugera ku gisubizo muhuriyeho, ku buryo nta muntu uhata undi ngo akore ibyo we yifuza. Ni wowe urashaka ibintu, ntabwo uhata undi. Ibyo nibyo byita kuganira. Ntuhata undi, uramurika agatanga igitekerezo, nawe ugatanga igitekerezo, hanyuma mugashobora kubona ikintu muhuriyeho. Ingo nyinshi burya zibana uhata undi ibintu, uturaho undi ibintu, upanga gahunda ukazana undi agakurikira. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Niba ufite n'inshuti, ufite abantu baragusura, ugahita ubwira undi ndabaza ejo hazaza umuntu, ubwo ntabwo waganiye. Ejo hazaza inshuti zanjye kunsura mu rugo. Ubwo cyose kuganira no kubaza mugenzi wawe uti hari abashyitsi bifuza kuza, se dushoboye kubakira. Ugomba gushobora kubwira undi, mukabifata icyemezo hamwe, niba mugenzi wawe yiteguye ibyo bintu, niba yumva bishoboka, noneho mwasanga nta kibazo, noneho ukabikora. Ariko abantu benshi umwe akubita gahunda ku wundi, ukora ibintu nk'ibyo, ntabwo mwamuganiye icyo gihe. Ingo nyinshi ibyo ni ibibazo zigwamo, ugasanga abantu barabanye ntibanezerewe, umwe ntanezerewe undi namize. Kubera iki? ntabwo muganira. Kuganira ni ibyo ngibyo, ushaka kwishyira mu wundi ibintu byose ukora, kandi ugahunda igihe akakubwira n'igitekerezo cye, mukagana ku kintu, gahunda urapanga mukaziganiraho. Icyo gihe urugo rwanyu, iyo ni ikintu cy'ishingiro gituma urugo rugenda neza. Kwirinda gutura undi ibintu,
akubonye ntumuhe agaciro katuma wamuganiriza. Abagabo cyane cyane ndabibabwira kuko hari abagabo bakunda nko gufata nk'ibyemezo kavuga ni njyewe, ariko ntaganize nk'umugore kuri ibyo bintu. Ibyo ni ikintu bishaka kubabaza nk'abagore. Abagoresha baho bababaye kubera kwakira ibintu nk'abagore byemeza abagabo bafata nta ruhare babigizemo, nta cyemezo baganiriyeho ngo bagifate. Ibyo ugasanga nk'urugo rwawe ubayeho n'umuntu gutyo, uzi yuko arakubaha, urabona ko akora byose, ariko umenye yuko abababaye mu mutima we. Niho rero haboneka imiyaga yindi ya miyaga, twa tubazo tuza tw'urugo, ugasanga nyine bibaye icyo impamvu yo gusenyeka urugo rwawe. Kubera iki? Bya shingiro, ya nkingi shingiro irabura. Kuganira mwabyumvise icyo bivuga. Nzabakangurira abantu mushaka kubaka urugo rwanyu rugakomera, mutagendeye ku byo abantu babereka byo hanze. Ikintu cyitwa kuganira, kugishyira imbere, ikintu cyose mukakiganiraho, mukagifatira umwanya, kandi ukaba uri umuntu utega amatwi undi, ushobora no kwishyira mu mwanya we, ukumva uko yiyumva, kucyo akubwira. Niba akubwira ikintu, gerageza wishyire mu mwanya we, uvuga uti ese ari njyewe ibi bintu nkora abinkorera byanshimisha? Ibyo bizagufasha iki? Ushobora kwitekerezaho guti koko iki kintu ndabyumva, ikibazo cye ndacyumva. Iryo rero ni ikintu cyabafasha kubaka urugo rwiza. Ikindi kintu cya kabiri, shingiro, inkingi ya kabiri ikomeza urugo rwanyu rukaba rwiza, ni urukundo bashakanye. Ndababwira ibintu bine, ariko icya kabiri ni urukundo mu bashakanye. Kubera ko kwiga ko abantu bashakanye bakundana, ko mwarashakanye murakundana, oya. Hari abantu benshi biyemeje kubana, biyemeje gushakana badakundana. Bariho benshi bakabana, nta rukundo ruhari, ariko bakabana. Ibyo ni ibintu biriho cyane. Abantu benshi babana nta rukundo ruri hagati yabo, bashakanye ku mpamvu zindi zitandukanye, nta rukundo zirahari. Ariko burya urukundo rufasha mu kurwanya imiyaga, bya bibazo bijegagiza urugo. Iyo ukunda umuntu hakaza umuyaga, urabashegajeza. Abantu rero b'iki gihe urukundo barabana nta rukundo. Ugasanga uri kumwe n'umuntu kubera yuko wenda hari umukurangiye, urasanga ari umuntu w'umukire, uragiye, ndabona akize ndagiye, muri wowe ntabwo umukunda. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rwagufasha kubaho unezerewe, muri wowe ugiye kubana nawe ntabwo ufite. Ibyo rero uwo munezero ntabwo uzawugira, wa wundi uhabwa n'urukundo. Urukundo ni kwa kundi ya santima nyine, amarangamutima akomeye agufasha kwihuza n'undi, ukumva ko niba ari umugabo, niba ari umugore, mukaba mwagirana ubushuti, kubera ko ni umuntu ugukurura. Hari ikintu kidasobanuka abantu murabyumva by'urukundo uko bikora, kigufasha kuba wagirana nawe ubushuti nyabwo, ukaba wamwisangaho nawe akakwisangaho, ku buryo bw'inyuma nabwo aragukurura, cyakunda gukurura, ukumva mbese umwishimiye bitewe n'uko akugaragarira amaso yawe. Igihe mubona ukumva urafite umunezero, umureba uko agaragara, uko akugaragarira n'amaso yawe. Umubona nk'umuntu w'igitangaza, urabona ni mwiza kuri wowe, ni umuntu udasanzwe kuri wowe ugereranyije n'abandi. Ibyo nibyo bita urukundo rugukurura kuri we. Icyo kintu Imana yarakiremye, igira abantu ihuza, kubera ukuntu baremye, kubera ukuntu ikintu cya tirance physique kwa nicyo ndi kuvuga, kubera ko uko kuntu umuntu wese aremye kibaho. Nyamara ubu ngubu abantu basigaye babana, abantu barabana nta gihari, ugasanga urabana n'umuntu kubera izindi mpamvu. Icyo gihe rero iyo kibura, ntabwo bituma wita kundi neza ngo umwiteho, ube washobora kumwitondera, ube washobora gukora ibyo akunda, ube washobora gukora n'ibintu umubahe bikoroheye, kubera ko nta kigukurura ntaki. Ushaka rero abantu benshi kubera ko bashaka ku mpamvu nyine zitari mu rukundo, ugasanga ushinze urugo kubera ko uzi mugenzi wawe yarashatse, nanjye ngiye ugashaka umuntu nta rukundo ruhari. Ukaba uri umuntu wumva uri umukobwa, uri nk'irushanwa,
ugashaka umuntu nanjye nimbona umuntu kubera ko mugenzi wanjye yashatse uwo twiganye yarashatse nimbona umuntu mbaza nzahita ngenda ukagenda utabanje kureba niba uwo muntu umukunzi ngo urebe ese uwo muntu uramukunda ese uwo muntu aragukurura ugashaka umuntu kubera amafaranga afite nabyo bibaho ugakurikira umuntu kubera afite amafaranga ariko kumureba muri we ubura nta rukundo rukuza urukundo ntabwo ruza ugashaka umuntu kubera ko bakubwiye ko azagutuma ujya nko mu gihugu cyiza wifuza kujyamo ukabura agiye ariko urukundo rukanga kuza mwahura ukamubona ukumva guteye n'uburakari ukumva guteye umujinya ariko nyine ukavuga uti ndagiye ndamushatse kubera yuko azangiza hari ahantu ushaka kujya afite amafaranga se cyangwa se n'umwana wa naka ndaba ngiye mu muryango ukomeye urukundo ntarwo ukabana nawe gutyo ibyo nabyo ni ikintu gishobora gutuma urugo rwawe ruhubangana vuba kubera yuko burya urukundo rufasha kubumbatira urugo niyo hari ibibazo by'urugo abantu burya bakundana birabafasha muba muhuye muri abantu barezwe ku buryo butandukanye ku buryo ku bana bishobora no kubagora mukagira ibintu bibagora mukagira imiyaga ibahuha ariko iyo hariho urukundo rubafasha kwihanganira undi n'igihe yakoze amakosa urukundo ruzabigufasha kubera urwo rukundo mugirana mukaba mwashobora no gusazana mukiri kumwe rwa rukundo ni ishingiro y'urugo rushaka gukomera kubera yuko nyine ruragufasha uba nawe wumva nyine aragukurura hari ikintu n'Imana yabikoze ariko urukundo burya rurafasha mu gushinga imizi urugo hari ingo nyinshi rero zibana nta rukundo bene izo ngo zibamo imibabaro cyane kandi bene izo ngo no kwihanganirana biragoranye urugero hari n'abantu basakana uri nk'umukobwa ugashaka umuntu w'umusaza ukurusha nk'imyaka 25 n'umukunda umukurikiye kubera amafaranga afite urabana nawe ndetse rimwe na rimwe hari igihe unamureba ukumva urahamutse ndetse ariko uragiye kubera ufite amafaranga urayakurikiye ni ubango akantu gatoya umuyaga nuza byo uzavuga n'ubundi si umuntu ko zamukundaga bizakugora kwihanganira umuntu washakanye nawe nta rukundo ni ukuvuga rero iyo ni inkingi ya kabiri nayo ifasha ushaka umuntu wumva ukunze ushaka umuntu ubonana nawe ukabona arakwatira attirance physique urukundo murabyumva icyo ushaka kuvuga naho gushaka abantu benshi bashakana ku mpamvu zindi aho ngaho muba mutangiriye ku kintu nyine kizabafasha yego nyine muzabana wenda ariko umunezero no kushobora kwihangana hari igihe bibagora iyo mushakanye nta rukundo ruhari ni ukuvuga ngo mwege bibasaba gufata gukoresha imbaraga nyinshi kubera ko muba mugomba kubana nyine kubera icyemezo ni ukuvuga ngo muba mwabihisemo gusa mukurikiye kubihitamo murumva mufite ibintu byinshi musabwa mwebwe mubana nta rukundo kurusha abantu babanye urukundo ruhari ikindi kintu cya gatatu cy'inkingi ikomeza urugo ni ikintu cyitwa icyizere kwizerana ni ikintu gikomeye kwizerana no kuvuga no kumva utekanye uratuje muri wowe kubyerekeye uwo mwashakanye kubyerekeye uwo mubana ntabwo umushidikanyaho kubyo abamo ntabwo umushidikanyaho niba akubwiye ati ndi hano niba akubwiye ati ndi gukora iki uramwizeye uzi ko ibyo akubwiye ari ukuri uzi ko ntacyo aguhishe niba akubwiye ati ndi hariya nyuze hariya mvuye ku kazi ndumva ngiye kunywa rimwe n'umugenzi wanjye uwo urabizi ko ubwo aho ngaho akubwiye ari niko ari ntabwo uze kuryama wenda niba yatinze uryame wumva wibaza ibintu byinshi uvuga uti buriya wabona ari aha handi wabona yagiye guhura n'ayandaya wabona yagiye guhura n'urugo n'ibiro bya kabiri wabona ari hano birambwiye wabona atari byo kubera iki nta cyizere ufite icyizere rero ndababwiye ni ikintu gikomeye ni ikintu ugomba gukora uko ushoboye kose ukagishyira mugenzi wawe niba mushakanye ugakora nk'ibintu byatuma mugenzi wawe ati icyizere kuri wowe umenye yuko ni ikibazo gikomeye n'ingo nyinshi iyo zibana nta cyizere gihari umuyaga urazizegeza ukabura haza ikibazo gitoya zikabagira atandukanye ibyo mukora mugomba kubaho muharanira ko icyo cyizere kibaho kwizerana bikabaho
ntawe ugomba guhisha undi ibintu arimo, ntawe ugomba kugira ibyo ahisha undi, bya bintu uhishahisha telefone yawe ngo ntawayikoraho, ujya gukaraba telefone ukayigendana, ibyo ni ikibazo. Hari umuntu wambwiye ati telefone yanjye n'ijambo ry'ibanga nta mugenzi wanjye yarimenya, arimenye mwabone ngo arimenye byashya ubwo aho ngaho amenye iryo banga rye, akabona ngo biri muri telefone, urugo rwashya. Urumva icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo uba ugomba gukoraho. Bitekereza gutyo ni ikibazo gikomeye kijyanye n'icyizere no kwizerana, haba harimo ikibazo. Iyo nkingi ikomeye y'urugo nago iba igize gute, iba yubahirijwe. Kandi inkingi yo kwizerana, icyizere ni ikintu cyubaka urugo rugakomera. iyo urugo rushingiye ku cyizere, ni ibintu bifasha urugo rwanyu gushinga imizi. Ugasanga ntabwo uri umuntu utagucura kurambika telefone ahantu ubana n'umuntu, cyangwa kugiye ugiye kuvugana n'abantu ugomba kwihisha kugira ngo mugenzi wawe atumva. Ibyo byose ni ibintu bituma undi ashobora gutera icyizere. Iyo rero icyizere cyatakaye, ukabura ahantu mugenzi wawe akaba adashobora kwemera ko ari uri, umugabo wamubwiye ndi hano ku isoko cyangwa ndi kuganira na mugenzi wawe akaba atabyumva, uri umugore atabyemera, nuko ari ikibazo. Niba uri umugabo nawe ukabwira umugore wawe uti nanyuze hano kunywa rimwe, ntabyemere gutyo, akaryama adasinziriye, akabura ibitotsi kubera yuko ari gukeka kuri ahandi hantu hadakwiye, ubwo nabyo ni ikibazo cy'icyizere kiba kidagize gute, kidashinze imizi. Iyo gishinze imizi, ubuzi yuko mugenzi wawe nakubwiye ndi muri ibi n'ibyo arimo, niba akubwiye ndi hano naho ngaho ari, urabyizeye ntabwo ushidikanya, icyo gihe ntabwo uhangayika, uraryama ugasinzira kubera ko uramwizera nyine. Ni ngombwa kumenya kubagarira icyizere iyo turi abantu bashakanye. Umuntu wese ubana n'undi akigira ibintu byo kubeshya, ukajya kuvuga ugasanga arahishahisha, akabeshya, ugasanga ntakoresha ukuri, icyo gihe ingo nyinshi ni ibintu bizisenya. Iyo habuze ukuri hagati yanyu, urumva uri kugana gusenya urugo. Hari igihe wibwira ngo nta kibazo, ruraho, urugo rurahari wowe, nyamara mugenzi wawe wenda arababaye, mugenzi wawe abiramubabaza, wewe nta n'icyo akubwira. Noba ngo akantu gato kandi karaza, wa muyaga yuhushye nta gihari, urugo nuko gukora ugenda. Ingo nyinshi ntabwo zisenyuka kubera nk'ikintu kimwe, haba hari ibintu byirundanyije. Noneho ibyo bintu bihari bisanzwe bitameze neza, mubibamo mwe avuga ati nta kundi, ariko ababaye nibwo haza nk'ikindi kintu gutya nka kimwe, ukabona rurahirimye, ukibaza uti se urugo aka kantu niko gatumye ruhirima, nyamara hari ibindi byinshi biri aho bitubahirizwa. Wowe wari warakinishije ubifata nkaho nta kibazo, urahisha mugenzi wawe, ntushobora gufata umwanya ngo ugane na mugenzi wawe, arakubwira ikintu ntukire kwishyira mu mwanya we ngo ucyumve. Noneho haza ikibazo kimwe, wa muyaga nyine noneho rukarunda umukara ugahirima, ukibwira yuko ari cyo kibazo kibiteye, ariko haba hari ibindi bibazo bisanzweho. Niyo mpamvu mbabwira ngo izi ni inkingi zikomeye zituma urugo rushinga imizi. Noneho hazazana twa tubazo, hazazana bya bibazo, kubera ko urugo rushinze imizi, wa muyaga ntuzaruhuha. Ibyo rero ni ibintu gukangurira umuntu tugendana w'agaciro kubyubahiriza, kubera ko wowe uri umuntu wahisemo kuvuga uti urugo rwanjye nifuza kurwubaka rukomere. Uri umugabo wabihisemo, uri umugore wabihisemo. Izi ni inkingi zagufasha kugira ngo rushinge imizi, noneho urugo rwawe ntube rwasenywa n'akantu gatoya n'umuyaga. Kubera yuko iyo nta cyizere gihari nyine, n'undi nta cyizere akugirira, akagira umuntu umubwira ati urabizi umugabo wawe namubonanye n'umugore hariya, azavuga ati ni kwa kundi muzi. Kandi wenda nta n'ikintu gihari, nta kintu gihari, kubera ko nta cyizere akugirira, azahita yemera ko uri mu bintu bibi, azavuga ati wenda usambana, kandi wenda nta nabyo, kubera iki? Nta cyizere akugirira. Ariko iyo akugirira icyizere, niyo hagira umubwira ko yakubonye uri kumwe n'umugore n'ahantu mu nzu muri hoteli, ntazabyemera kubera ko arakwizera. Azavuga ati bari kuganira ku bya bizinesi, bari kuganira mu guteza imbere, bari kuganira cyangwa se n'umuntu biganye, bari kuganira bibaho. Ntabwo umugabo
ntabwo umugore afunga undi ngo ntiyagana n'umuntu w'ikindi gitsina, ibyo ntabwo birimo. kubera iki? akugira icyizere, arakwizera, azi ko uri kuganira ibintu by'ubuzima, ushaka kuganira n'umugore cyangwa ukaganira n'umugabo uri ikindi gitsina, muri mu bintu bifitiye akamaro n'urugo, muri kwiteza imbere, muri kuganira bateza imbere. Ariko iyo nta cyizere gihari, bazamubwira ati ari kuganira n'umugabo hariya, ari kuganira n'umugore hariya, abarahurudutse ahubwo aze guteza intambara aho ngaho uri. kubera iki? cya cyizere ntigihari. Ni ngombwa rero ndabakangurira kumenya kubaka icyizere hagati yanyu. niba muri abantu bashakanye, nicyo kizabafasha gushimangira urugo rwanyu. Ingo nyinshi zibaho gutyo, nta cyizere, ndafitiye undi, bwawe urucunga undi, wabona agiye haruka gute telefone ye nayibona gute ndebemo, ni ukuvuga ngo icyo gihe nta cyizere ufite. iyo ufitiye n'umuntu icyizere, niyo telefone ntukenera kujyamo. ni ukuvuga ngo nibyo nigeze mbabwira ko ntabwo aguhisha ibi telefone, ariko nawe ntukenera kujyamo kubera ko uramwizera, uzi ko nta bibi akora, uzi yuko ari umuntu w'inyangamugayo, uzi yuko ari umuntu waguhaye ijambo rye, ko muri kumwe, kuri umugore we, kuri umugabo we, nta kintu bazo wowe ufite. niba rero muri umuryango mufite ikibazo cy'uko hari ibintu muyishanya, mufite ikibazo cy'uko umwe atizera undi, ni ibintu bakangurira gukoraho bigahinduka. hari igihe bibananira. kubera iki? n'ibintu byo guhishanya biba bituruka mu bikomere, biba bituruka mu burere mwahawe, uburere bwatumye udashobora gufunguka, urakomeretse, kwifungura byarakunaniye. urumva yuko ni ibintu gukangurira gukoraho, ugafata vrema uwo mwanya ukamenya kugira ngo ufungure icyo cyizere. Ikindi kintu nanone, inkingi ya kane nanone ikomeza urugo, ikintu cya kane cya nyuma, ari nacyo cya nyuma bakangurira kugira ngo urugo rwanyu rushinge imizi, ni ukumenya gukorera hamwe, mukagira imishinga ihamye, mukorera hamwe, kugira ibikorwa by'umuryango. urugo muri umuryango, muri abantu mushaka kugana imbere, muri abantu nyine mushaka kubaka urugo rwanyu, mugomba no kugira ibintu mukorera hamwe. ibyo bintu mukorera hamwe nibyo bizafasha kudahugwa n'umuyaga mu gihe haje ikibazo, ku buryo bworoshye kujya urugo rwanyu ruba rwasenyuka. buryo iyo hari nk'ikintu kibahuza, ikintu gikomeye, hari igihe kugira ngo usenye urugo ugomba gusaba gutekereza cyane. nibyo bita nk'abantu babana basezeranye. burya no gusezerana ni un engagement, musezeranye mu mategeko. icyo ni ikintu kigufasha burya kuba washinga urugo rwawe rwashinga imizi kurusha abantu babana badasezeranye. abantu babana badasezeranye biroroshye, ndinyurira ukinyurira, nta kintu mukoreye hamwe, muri mu rugo murasezeranye, muri abana se mufitanye, mwaguze inzu muguriye hamwe, inzu mubamo muyiguriye hamwe, ibanditseho mwembi. icyo ni ikintu nanone kibafasha gushinga urugo, kugira ngo mube mwasenya urugo haje akantu gato, ni ibintu bafasha gutekereza, bavuga bati turasenya muri iyi nzu, tugiye kuyigurisha, tugiye kubizaba gusa. nabyo bituma utekereza kurushaho. cyangwa se mufite n'umushinga mukorera hamwe, mwafunguye bizinesi murayikorera hamwe, ugasanga ibintu byose mukorera hamwe, ibintu byinshi mukorera hamwe, ni ibintu bibafasha kumva ko muri umwe. kandi nyine n'ubundi abantu bashakanye baba bagomba kuba umwe. ariko ugasanga abantu barashakanye, umwe ari kwikorera ibikorwa bye hariya, nta nubwo ashyira mu undi. mwize kubona nka couple, hari nka couple yize kuba nayikozeho ikiganiro, ngo bakoraga bizinesi, bakora, umugabo akora ama bizinesi, umugore acuruza, donc asa nkaho akorera hamwe kandi badakorera hamwe. ni ukuvuga ngo yari ama bizinesi y'umugabo, umugore agafasha akagira gutse, ariko ntibari basezeranye, umugore atamwanditseho. habaye ikibazo, umugabo yagize naho yica uwo mugore, murabyibuka, wa undi twa Suzana. kubera iki? ni nkaho batakoreraga hamwe kandi akamukorera. none umugore umugabo atagiye kumwereka yuko bagiye gutandukana, umugore aravuga ati ntibishoboka, navunikiye iki byose, none umugabo ashaka kubinkuramo bikajya mu ndi mugore. umugore akanga kugenda. kubera iki? ya mitungo yarazi yuko bari gukorera hamwe, naho umugabo yamweretse yuko batakoreye hamwe. ya mitungo aranga kuyizituraho, bigeza aho umugabo amwica. ni ukuvuga yuko icyo gihe nyine iyo mudakorera hamwe, ni ibintu biboroheye kuba mwatandukana. ariko iyo mukorera hamwe, ibintu byose muri hamwe, nabyo ni ibintu bikomeza urugo, kuko muzatekereza kenshi, uvuga bya byose twubatse tugiye kubisenya, noneho bitume watinza
gufata nk'icyemezo wenda muri uwo mwanya, kubera ko mufite n'ibindi bya bindi by'ishingiro, muraganira, murizerana. Ibyo zombi bigomba kuba hamwe, byombi uko ari bine bibe byagufasha kuvuga muti hari ikibazo tugomba gukosora, mugire abantu mwegera benda babafashe urugo rwanyu rwongere rushinga imizi. Ni ukuvuga ngo kuba mufite ibintu mukorera hamwe ni ibintu bizabafasha nyine kudahuhwa n'imiyaga. Mukaba mwafata icyo cyemezo kubera ko nyine muvuga muti ntabwo dushaka gusenya ibyo twubakiye hamwe, mugafata icyemezo cyo kugumana, kandi nyine mwari muri gukana mu gutandukana, muri gushaka gukora divorce, ko bya bintu mwubakiye hamwe bikaba nanone byabafasha guhindura icyo cyemezo mugeze mute cyo kuba mwatandukana. Ibi ni ibintu bibafasha nyine gutekereza bihagije, ukavuga uti hari ibintu twubatse turabiretse, turajugunye byose, ufitanye n'abana nyine byose n'imishinga mukorera hamwe abantu bagize urugo. Ibyo ni ibintu rero bizafasha kugira gute mushobore gukomera, mube umuryango muri kubaka. Mwabyumvise, kubaka urugo ni ugufata icyemezo ukavuga uti turarwubaka mwembi, buri wese agaharanira nyine ibyo bintu byose ko bishinga imizi, buri wese agatashya umugozi we ashyira aha, n'undi agataha ashyira hamwe. Kubaka urugo ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko ni icyemezo mufata mwembi mukamuga muti ni ngombwa yuko tugera ku ntego, urugo rwacu duhuriyeho rugakomera. Buri wese yafashe icyemezo akavuga ati rugomba gukomera, rugomba kumererwa neza, ndaharanira icyiza kuri buri wese, rugeraho rugakomera, urugo rurakomera. Ni icy'ingenzi ni ugufata icyemezo mwese mugana hamwe, buri wese agamije icyiza ku wundi hagati y'abashakanye, ugaharanira kuba nyine wavuga uti icyiza ku wundi nicyo ndeba, ntiwirebe wowe. Abantu benshi barikunda mu rugo, ugasanga uko wikunda na mugenzi wawe nyine avuga ati wowe urikunda nanjye ngiye kwikunda, ugasanga murasenya. Ariko iyo mufite ibi bintu, ibi ni ishingiro, kuganira, kugira urukundo hagati yanyu, kujyana icyizere no gukorera imishinga hamwe. Ibi ni ibintu bine nifuje kubasangiza uyu munsi byatuma urugo rwanyu rushinga imizi, rugashinga imizi, rugaharanira gukomera, kandi nyine mwabifatiye n'icyemezo. Mwebwe icyemezo cyanyu nuko urugo rwanyu ruzakomera, rugatera imbere, mugasazana, mukubaka urugo rukomeye, n'abana banyu mukagera kure ku bintu bikomeye, muniteza nyine imbere. Kubera iki? Mufite inkingi zikomeye mugenderaho zituma mushikama. Ntimureba itambuka biriya byo kubereka ngo urugo ni rwiza, ntabwo biriya by'amaso abantu bereka nawe bihuriye. Icy'ingenzi ni gushyira mu bikorwa, wowe wireba ugaharanira gushinga ku rugo rwawe, rushinga imizi nyine. Ibi bintu bine bigaragara mu rugo rwawe, n'ubu ufite ibi bintu ntibikuyobora ngiye, waba uri umugore waba uri umugabo, mukabiharanira mwembi, byanze bikunze ntimushobora gusenya. Mwabyumvise rero ab'agaciro, ndabifuriza kugira ingo nziza abashatse, kandi n'abazashaka mu bihe biri imbere nabo no kubimenya ni ngombwa cyane, kugira ngo utangirane na mugenzi wawe, utangirane n'umugabo wawe, utangirane n'umugore wawe, uvuga uti ibi bintu bigomba kugaragara mu rugo rwanjye. Nibiba bihari kugira ngo urugo rwawe rusenyuke biragoye cyane, ntibishoboka, ndetse ntibishoboka. Bana n'umuntu umwizera, bana n'umuntu nawe akwizera, uganire nawe niba hari ikibazo, nawe aguganire nawe niba hari ikibazo, mucyakira igisubizo muhuriyeho. Ntumve wowe ngo ugomba ko umuntu agomba gukurikira ibyawe, umuha amategeko akore, ubwo urumva uri kumubesha mu rugo rutanezerewe. Uharanire kundi azinezerwa, nawe aharanire ko anezerwa. Ibyo bintu numubikurikiza muraba agaciro, ingo zanyu zamera neza, ndabibabwiye. Mwabyumvise rero, mugira ibihe byiza. Nawe utaha ku yindi video ya Lady Jane, bakunda cyane. Ciao ciao.